ndi n'icyamamare ubwo ndakize birarangiye ndikabaye uti ikabaye ngeze mu mafaranga si tugeze Kampala mbona umujyi amafaranga sinari nyazi yaho ariko akaba hari agakobwa namanukanye mwibanga rikomeye cyane ugakuye hehe gakuye inaha niyo musanzwe mubana sako ka nanga mwakubitanye twari dusanzwe tuziranye nyine kwa kundi umuntu aba afite sheri kamanukana nyine ndi kukizeza ibintu nyine by'ibitsanga ibitangaza uti hojyanye Kampala kaise hojyanye Kampala ntibirarangira no mubura ntago mwishyuye barishyuye nare yabonye kwishyura yaragiye kubera yari afite amaguru meza hari ukuntu yagiye nyine avugana n'umureceptioniste kubera aho bakoresha abagabo cyane cyane ngiye kubona mbona turasohotse ntabwo nzi uko yabigenje ntabwo nzi uko yabigenje ahise umusheta se yaramushese kugira ngo uriya muri gare habamo amadushe za Uganda habamo dushe abantu boga ubwo ku manywa twirirwaga twicaye nk'abagenzi bateze ariko mudateze turabasuhuje bakunze bacu mwebwe mudukunda kandi mudukurikira aho muri hirya no hino ku isi turizera ko mumeze neza abatemeze neza mwihangane kandi mukomere ku isi niko bimeze ubuzima ni zigizage ntago ari ligne droite agiye umunsi ubabaye ariko ejo ukishima umunsi ukishima ejo ukababara c'est la vie bakunze bacu bani ya TV show rero twagarutse umuntu utarakora subscribe wibuke gukora subscribe abari inkunga ikomeye cyane ubu duteye nk'ibisanzwe rero uyu munsi nabazaniye umutumirwa n'umugabo w'umunyabigwi amakuru afite amateka menshi akomeye cyane njye nitwa Justin amazina menshi rero ubusanzwe nitwa Ndayiragije Enoch mfite utundi tuzina nyine nkutuhe hari Makondo Makuzungu DJ Maku DJ Robert ni amazina menshi cyane kandi ndishimye cyane kuba mwahisemo uyu munsi kumpa umwanya kugira ngo natwe turishimye cyane basangize nyine ubuzima bwawe ibintu maze iminsi mbize mu mutima wanjye aya mazina yose buriya bafite inkomoko yayo aya mazina yanjye afite inkomoko urugero nk'Amakondo na Makuzungu ubundi natangiye niga ibintu bigendanye nyine n'amategeko y'umuhanda ariko tuniga na mécanique nabitangiriye muri Centre Supérieur Polytechnique agashuri kabaga ahantu bita muri Nyarubande hepfo ya Big Shop ubwo hari ikimodoka cyaje kubera twari tumaze iminsi twiga mécanique ubwo imodoka iraza izanye umucanga mu kigo ubwo ariko mu madefinisiyo y'igazeti hari utudefinisiyo buriya nakundaga kwanaliza nko kuvuga ngo inzira nyabagendwa bla 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 noneho byagera kuri Makuzungu ninjye wasobanuraga ikintu bita Makuzungu birangira abanyeshuri bose namwe mwarize murabizi n'umukameramani wacu nawe warize n'umudirector muri kumwe nawe mwarize murabizi hari ukuntu bahita bakwita izina bitewe n'ikintu ukunda cyangwa se ukunda gukora abo bari barise ba campus hari abo bari barise ekuteri numenye haranashya ubwo abantu bari mu tuzina ni muri comment nyine witwaga campus witwa baje deo mwese ba ekuteri abakazizi
kazizi utamunyibutsa duherukana nawe iminsi mike yishize kazizi nawe buriya naramubonye bamuhire Anatole abo bose nyine ubwo ntacyo mvuze ntiteranye ubwo baniswe makuzungu kubera kwanaliza bita makuzungu muri se ubura kibuka byari byo nuko numva biheruka kera makuzungu nubwo bari kwita makuzungu uracyuka makuzungu ubu ntago nahita mvuga ngo ni iki ariko abantu batarabona provisoire cyangwa se bakibirimo ubundi makuzungu ntago najya kusobanura yari ariko nge bayinyise kubera ko ari nge muntu wasobanuraga definition yayo kandi nkayisobanura neza. Ubundi bavuga ngo makuzungu niba ikinyabiziga gikururwa n'ikindi hari ukuntu bavuga makuzungu naho rumoroki ako se rumoroki wamugana inshuti yanjye yitwaga nayo Robert rumoroki na makuzungu no kuvuga ngo ari ibintu bya theory rumoroki bivuga ngo ikinyabiziga ngo igice cy'uburemere bwacyo ngo kikaba ngo kikiryamyeho ntabwo twaje kwiga amategeko y'umuhanda ariko ijambo makuzungu impamvu barinyise nuko wandarizaga ibintu bijyanye n'amakuzungu ndende cyane kuko nta minota 5 yashiraga ntavuze ijambo makuzungu bahita banyita makuzungu byarangiye se aka uruhusha urubonye uruhushya ntabwo nabonye byapfiriye he twarize muri ako gashuri tubona amasertifika ariko mbere yuko tubona amacertificate hari imodoka yaje kumena umucanga kubera ko iwacu mu rugo twigeze gutungaho imodoka papa wanjye yigeze gutungaho imodoka ubwo ntabwo yigeze anyigisha gutwara imodoka ariko moto yo yari yarayinyigishije twagiye ahantu bita mu Mataba anyigisha moto rwose nta mwana n'umwe w'iwacu atayigishije barahari ba Obio ba Eric Mugisha Muremyi Strato abo bose nta n'umwe atajyanye ubwo umushoferi waruzanye iyo modoka naramurebye mbona turaziranye aho muri icyo kigo nizeho hariya muri Centre Superieur Polytechnique CSP nibwo yaparitse ndamubwira ariko wamakanyenga nkarya ifoto muri bano banyeshuri twigana ati se uzi imodoka ndamubwira ni imodoka ndayizi nayizi ahubwo yego utazi naho bakiriza aho bakiriza yari iri kwaka nicaramo navuye nk'ahano ngera nk'hariya abanyeshuri bose bati makuzungu atwaye makuzungu nuko nabaye makuzungu ishuri rirarangira baduha certificate hari umuhanzi waje witwa Ntamukunzi umwe aririmbaga indirimbo za Gogaruka dufatanye kugubaka kuko ibyiza uramutipe ariko asigaye abahenga bamwe b'abanyamakuru Colonel Giraje hirya no hino mu mikoki n'ibiki byose bora muhanzi niba gihanga simbiza gashobora kuba yarazimye sinzi niba hari abantu baheruka kumwumva ubwo bazahira nawe uzamuzamura gusa mu gihe cye yakanyujijeho kabisa yaraziririmba yari yaje yaririmbye indirimbo zubakaga kabisa zirimo n'indi za gacaca yaraziririmbye yarebye indirimbo nyinshi cyane bambaye makuzungu ubaye makuzungu nuko baduha certificate ariko master yaratubwiraga master wacu bamwitaga Nkunzi Serutoki mu master afite na filime yasobanuye yitwa ngo Udutendo tubera mu shyamba ubwo nareba iki kiganiro ubwo nawe azabona ko umunyeshuri we ubwo tuba tuvuye ku ishuri tujya mu buzima busanzwe ubwo ndumva inkomoko ya makuzungu ari aho ngaho ngiye akadomo turajya mu bindi okay ni byiza cyane amakuru kise amakuru ni meza turi amahoro turashima Imana nawe ndabona umeze neza harya abadukurikiye buriya wabibwiye neza ubundi Enoke
Ndayiragije Enoch. Iryo ni izina ryo ku ndangamuntu. Ubundi ni umuntu ki ninde ushaka kwibwira umuntu uti nje nivuga ibigwi describing abita ki kuvuga ngo ngewe nitwa Ndayiragije Enoch. Mvuge na papa wanjye cyangwa ntago ari ngombwa ntago ari ngombwa reka tutamuzana muri reka tujye mu ntuza tutamuzana ku mihanda kandi ubundi ngewe ndi mu bantu batangije icyo bita banning system. Ibintu byitwa ku banning murabizi. tutaragera aho ngaho ubundi iyo ugiye kwibwira abantu uvuga amazina yawe wenda byangwa ukavuga n'igisekuru ariko cyo tutakizana sibyo ushobora no kuvuga niyo bita marital status yawe ubu nkanje iyo ubona aka kantu uhita umenya ko ndi married ariko ntabwo ari cyo kimenyetso simusigaye n'abatacyambaye kandi babikoze undi uri umusore uri umugabo who are you? ndi ingaragu ndacyagaragurika ariko ubundi ku bantu batanzi neza ndi umu DJs. I'm the DJ. Ndi umu DJ. Ubundi ijambo DJ bisobanura disc joker. Yego. Umu disc joking ni bariya ara joking na disc. Bivuze ngo ariko kubera ko iryo zina twe tutarifirinze fresh. Ubundi twe twitwaga aba DJ turi kubaninga. Buriya ndi mu bantu babaninze CD nyinshi hano Musanze. Ubwo muvuze ko baninga mwashatse kuvuga iki? Kubaninga ubwo abicyo gihe uhita wumva programme yitwa Ashampo cyangwa se Nero. Umuntu wagiraga imashini nziza wabaningiraga muri Nero niwe wabaningaga CD ikazasaza bitinze. Ubwo kubaninga muri 2012 ubwo ufata indirimbo cyangwa ibigeragezo sikarande kandi si n'umurage cyangwa se ngo ndaramye ko ngukunda. Izo ndirimbo mbese z'icyo gihe ziriya ndirimbo rwose CD yabagiriwe cyangwa filime hari izitwaga Dance of in the Dragon Mantis imirwano ngo yerekeye ku businzi ubwo ngo ni Ruburi ngo na Samusingi. Ni ukuvuga ngo twarabaninze amaseta. Ubwo kuyabaninga se ni nko kuya multiplying kuya multiplier. Ukuvuga ngo waba ufite indirimbo muri machine. Noneho za programme navuze ubwo CD iri vierge ukayishyira kuri machine ubwo mukiriya muricaranye ariko uri umuntu wa danje nyine umuntu wabaga ugiye gukora CD uwo muntu ntabwo yabaga nyine asanzwe. Yego ubwo hari amafaranga mwabaga mwumvikanye ukayamuca ugafata za ndirimbo ugenda uyimwumvisha muri VRS ugenda umucurangira ati yo yishyireho yavuze ati yishyireho ukayitereka muri porogaramu urabaningiramo wasoza nyine zuzuye nyine CD yuzuye yajyagaho indirimbo 65 ariko nyine iyo washakaga kuba igikoko nyine mu ba DJs washyiragaho na 70 nyine CD kuzura agasende ukanamubwira uti nukuyitwara wigengesere uti wigengesere atagenda ibimene ntihazagira umwana ukora ushobora kwitigengesere ndibende bikavaho twagiye tuba aba DJ. Hari abo bitaga ba Moses Amani, hari uwo bitaga aho bitaga kuri Amani Studio Production. Aho niho twajyaga kurangurira ikintu bita za vierge. Naho nabereye umu DJ wakamejeje. Uwo murimo wamaze igihe kingana iki? Uwo murimo nawo maze n'imyaka 3 ariko nyine harahiye haragurumanye cyane hahandi nyine iby'iyi minsi nyine ubona bano ngo barahahishije bari kujya no muri Amerika. Twebwe ntabwo byakundaga ko wagenda ko wararebaga ukabona muri Amerika nta kintu wajya gukorayo. none se uwo mwuga waje kuvamo byagenze bite kugira ngo uhagarike?
wa mugabo uyu mwuga urya mwuga buriya kugira ngo tuwuvemo ntabwo twawuvuyemo kuko biriya bintu umuntu wabikoze ntabwo ajya abireka niyo anabiretse abigumana mu rugo iwe akajya avaningira iwe mu rugo akavaningira abana be n'umugore ariko ngewe nyine ntakubeshe sinzi wenda ahantu wamenyeye amakuru y'ibyanjye byambayeho nigeze gukubitana n'ikintu kiryoherera ariko kibura nigeze guhura n'inshuti zanjye icyo gihe ndabyibuka twari tuvuye gutaha Kigali Convention Center twatumiwe turataha mu bwa mbere nari nicaranye n'abantu b'aba boss ngo mu gutaha dukora icyo bita after party bansomye ku tuntu dutandukanye turyoherera ndi kumwe n'izindi nshuti abari bavuye ku Gisenyi hari abitwa ba DJ Sekara ni benshi hari akantu nasomyeho k'akayoga kitwa Top Secret karandyohera rwose ngize n'amahirwe nsanga ku tubutike hari umugabo witwaga Mugiraneza wacururizaga kuri Kamuhoza hari uwitwaga Eric ntabwo nzi ahantu aba niba yaragiye Canada simbizi abantu bose basigaye babura tukavuga tutese ubwo agiye Canada yabaye Canada ari nabo tuzi ko bari Canada kandi bibereye i Madrid imageragere muri filime hari igihe ugera ugakubitana n'umuntu wari uzi ko yibera nka za Canada kumbi niho amaze iminsi acumbikiwe. Ikibazo mbajije rero kiranakomeye burana naje mfite ubwoba ndi mu bantu ba mbere baba baheruka kwicara kuri kamera kera n'abantu mwari mwarayobewe iyo nagiye rwose mu mabarire ntabwo rwose na kamera nzitinya kubi iyo Top Secret ni akayoga k'akarikeri umuntu yaransomeje numva karashari ariko tunywa twinshi turanaganira tuganira ibintu byinshi tuganira hari indirimbo zari zigezweho icyo gihe ngo niwumva ugiye kunsiga uzandabure ntago nkimwibuka ngo ninde ariko ngo Dream Boys hari abitwa ba Dream Boys buriya uzandabure cyangwa ngo sinigeze mbikora sinzi iyo mwabaga mwebwe niba mwari mwaragiye hehe simbizi ariko ubwo twaraganiye kamaze kukugeramo ubwo mu turaganira ibintu birashyuha koko bishyushye ubwo icyo gihe ntabwo nzi uko natashe ariko bwarakeye wa mutipa arongera arampamagara arambwira ati se waramutse ute naho ubwo ampamagaye ubwo nge nazindutse njya gukomangira mugira ndavuga intimpa k'akantu twaraye tunyweye ndongera akantu karagiye karandyoha na koko birangira mbaye mana ya waye ka chronique birangira mbaye rujyujyu abanywi babita ba rujyujyu buriya umunywi wabigize umwuga yarangiye sigaye nkora akazi kari munsi y'ameza abantu abakiriya banjye hari nabo tujya duhura bakambwira bati makuzungu bimeze bite bati wakoraga ariko munsi harimo akantu baturacyakanywa nkamwara nkaceceka ubwo byarangiye nyine ka kantu karyoshye ubwo niba urambaza uko karyoshye nyine urabimbwira ubwo urambaza ubwo natangiye nyine ubwo nakije imodoka ubwo twagiye ubwo ugiye kumbwira nyine guhera kuri ako kantu kugeza ubonye utashe uvuye
muri industry y'aba DJ bigira aho nkuraho none urukundo kakwerekeje mu kuva mu mwuga burundu usanga wasohotsemo naranyweye karagenda kararyoha noneho ikintu bita inzoga ari ahantu kigera kikakugeza noneho ku rundi rwego rwo kubona ibintu noneho bidahari ko byageze aho ndavuga ine ngiye noneho ubundi kingi namara ubwo byatangiye nywa tubiri kaguraga 700 bikomeza nywa 3 bigeraho ntangira kujya ndanywa 4 n'abakiriya nkabakorera ku karimi keza ariko shefu wanjye we inzu byageze ahirananira kuyishyura kuko byageze aho ntangira kuba umubeshi buriya umuntu iyo yabaye koronike y'ikintu runaka ushobora kuba koronike y'inzoga ushobora kuba koronike y'igitsina ntabwo natinya kubikubwira ushobora kuba koronike yo kubeshya yo kuba nyine kajuga babita ba kajuga ngiye nabaye koronike y'icupa urabukoneza bye rikanyereka ukuntu ngewe ndi Einstein kandi ukiri muto icyo gihe wari ufite imyaka mito nari mfite imyaka 22 ndi mu teenager icyo gihe twambaraga inkweto bita timba wambaraga timba cyangwa se congo zabaga ziri amoko nyine menshi hari n'amapantaro yitwaga second hari fast furungo hakaba na second hakaba na wangler hakaba na tise do system ayo matise nayo mafurungo niki byose nabaga mbifite kaba nge nsiga siraje yitwa kiwi ntoya cyo gihe kiwi yari yarabaye kiwi ari grand frère wanjye mfite yari yaranyigishije ukuntu bafata inkweto bakayikuba ugashyiraho n'agakungu haje akitwa ngo ni akanetre noneho warayikubaga ugashyiraho agakungugu twakoreraga muri Kamuhoza kuri Kamuhoza ahari barabizi abantu baratuza ubwo wisanze uvuyemo neza umwuga kubera agatamo ubwo nareba ukuntu naje ndi byangwe urumva nareba ukuntu nambaye akantu k'akajire n'agasha kwambara twari twarabihinduye international twabisanze biri lokale okay biba bigenze gutyo birangira mbaye noneho umusesenguzi aho kuba umukozi birangira mbaye umusesenguzi boss yambwira ati ariko sha amafaranga y'inzu ari he kugezemo amezi 2 rero maze iminsi ndwaye impyiko yanjye imwe yarabyimbye kandi kuba yarabyimbye rwose umbabarire ntibambwiye ko ni umunsi umwe nzajya no kwivuza mu Buhinde rero wanyihanganiramo amezi 2 cyangwa 3 nkaba ndi gushaka amafaranga yawe nkakwishyurira rimwe amezi 6 nkabonamo nayo kwivuza ntago nakubwira ko abakiriya ntari kubabona ariko fasha dore ntago twabanye nabi akavuga ati okay kundabaga ndi okay ndabyumva ubu ugiye kubona ubona neza umwuga uvuye yaragiye mba umusesenguzi wa nyawe noneho iyo situation ukimara kuyibona mu wavuye mu mwuga sibyo wawucomotsemo byarangiye yego byageze aho wasigaye ubundi ukwitekereza byageze aho nyirinzu yarandetse ibyo birazwi bose barabizi nyirinzu yarandetse bigeraho noneho nge ntangira guhangana nanjye ku giti cyanjye ubwo hari umugabo nagiyemo ideni y'ibihumbi 100 by'icyo gihe ni byinshi byinshi cyane ayo mafaranga iyo ntekereje nsanga narayanywereye kandi defo yanjye nta nubwo nageraga ahantu kuvuga nti ngewe DJ runaka babahe
babaheza kabisa nibabahe nge ndikingi bati turakuzi wowe uri umwami ubwo amadena mbana menshi iseta ibimina bitangira kunanira kubitanga ngewe ubwanjye ndabyibuka ninjye wakinze ndagenda wowe wikingiye urakinze narakinze nkuramo CPU ndayijyana mbwira umuntu ni mpamake ati se ugiye ndamubwira ni ngiye Bugande bambwiye ko ariho mfite amakuru ko ariho hano umuntu yakorera bigakunda naragiye warambutse ndambuka ufashe mbara nanyuze hano Gatuna nanyuze hano mu Cyanika tunyura ahantu mu Masaka nta nubwo niba ari Masaka niba ari mu Bishimbo ntabwo niwe kuri bodi none reka twishe ari umuntu hari abantu baba bahari nyine wishura bakakwambutsa icyo gihe ariko ubu ntabwo bikibaho ndahaye umuntu 30,000 aranyambutse tugeze ku muhanda dutega moto mbona tugendeye mu ruhande rwo hakurya ndavuga intingezi Bugande ariko ubwo nari narayisinze ubwo ngeze Bugande none ubwo ndi n'icyamamare ubwo ndakize birarangiye dikabaye ngeze mu mafaranga si tugeze Kampala mbona umujyi amafaranga sinari inyazi yaho ariko akaba hari agakobwa namanukanye mu ibanga rikomeye cyane ugakuye hehe gakuye inaha niyo musanzwe mubana sako ka nanga mwakubitanye twari dusanzwe tuziranye nyine kwa kundi umuntu aba afite sheri kamanukana nyine ndi kukizeza ibintu nyine by'ibitsangaza uti hojyanye Kampala kahise hojyanye Kampala ntibirarangira no muri Amerika twageze Kampala bro twageze Kampala umukobwa ntago nabeshya ko yari sheri ubwo nari namugize umugore nyine mu buryo bwo nyine birumvikana umuntu wamanukanye Kampala ntago yararaga iwe ngo tuba twikojeje mu iroji tugeze mu roji banishyuye imitwaro 2 ni ibihumbi ubwo 20 by'iwabo byo muri Kampala twikojeje mu roji turaryamye sinzira butumba igeze amafaranga arabura ayo wari watwaye ubwo abageza arashira kubera ko ntari inyazi banyakagayo bashaka ubwo uko twasohotse muri iyo roji ibyo byabaye danje nawe njya kwishyura roji reka byageze amafaranga arabura burundu tangira kubabyita ngo ni ukubonabona ubwo umukobwa ariko nge naramukangaga nkamubwira ariko ni ujye utuzi ujye umenya ko ari nge mukomando wawe ufite ku isi no mu ijuru ndetse tugenda byikemura ntugire ikibazo yewe ntihumura uburyo hari n'igihe byageze we akagenda akagira uburyo yiyeranja noneho igiti cye kugira ngo nge anokore turasohoka tuva muri ya shambure dutangira kujya kurara imihanda ako mwagiye mutobotse kuko ntago mwishyuye barishyuye narayabonye yo kwishyura yaragiye kubera yari afite amaguru meza hari ukuntu yagiye nyine avugana n'umuresebusiyonisite kubera aho bakoresha ab'abagabo cyane cyane ngiye kubona mbona turasohotse ntabwo nzi uko yabigenje ntabwo nzi uko yabigenje ahise umusheta se yaramushese kugira ngo ntabwo nzi uko yabigenje nimba wenda hari ukuntu bagize se kuko nta nubwo nigeze mbona n'umwanya wo gusuzuma ngo ndebe ko bagize ariko twarasohotse twari turi hariya bahita mu Gisenyi
ni Kampala hagati tu bahita mu Gisenyi turagenda hari gare ihari tukajya turirirwa twicaye mu ntebe ngewe ikinyange rero cy'ikidije habe no gushaka n'akaraka ko guhata ibirayi muri za resitora ziba zihari naragiye mba ikinyange cya nyacyo none twarakubititse muri Uganda ubwo ni nako depression iri kwiyongera byageze aho mbona akantu k'akaraka muri resitora y'Abanyetiyopiya ubwo njye nari nshinzwe guhuhura ihene uzikuraho uruhu ihene ndazihuhura biranga inzara zishingukamo ariko nkajya mbesha bosi ni ndarwaye inkorora ndwaye umutwe kama ibiceri ngo njye kugura ibinini nkagenda nkaguramo rikeri ko mu Buganda rikeri ziba zihendutse zazigura ubusa hari utwo bita twa Empire hari utwo bita udushashi tw'amoko yose na Bondi 7 hari izo batwara mu dushashi hari izo bacuruza mu dushashi naragiye inzoga ndayinywa bigeze aho ubwanjye n'ubu ndabyibuka naragiye mbaka uwo bita kayoga kazizi akazi ubwo ugasaba gukora akazi gute uri no kujya kunywa narafataga gutya nkagotomera nkakomeza akazi narindimo ikanyikira mu kazi ariko simfe nkagumana ibitekerezo bipfuye yanyisheka buriya abanywi ntabwo umuntu wese wazahajwe n'inzoga ntabwo ariko ashobora kugenda ari nko kudandabirana hari uwo ziba zishe nka gutya twicaranye nkaba nayo yemurute nka 200 ariko ukaba utabimenye zanyishe neza imbere kabisa zanyikiye imbere nazezengereyemo imbere babyita ngo ni ukuba ipari ipari yigendera ipari kakandi buzuza bari kubetinga kagapapuro impamvu bakita ipari nubwo nyine kaba kari kuguruka nta n'umuyaga uhari umuntu wazahajwe n'icupa niko bameze iyo resitora wayimaze magahese ko numva iyo resitora nayimazemo ibyumweru 2 mvayo kuko uwo mukobwa naramukundaga cyane mvayo ubwo hari ahantu naramusize yabaga ariko nkaba ntari trusted yuko nyine ameze neza tuvayo mva muri resitora njya kumureba aho hantu batinyishura amafaranga y'inzu arabura mu Bugande rero nta muntu wakwishyuza amafaranga y'inzu utayafite ngo uyiraremo dutangira kujya kurara aho bita Rubaga Road muri gare muri gare habamo amadushe za Uganda habamo dushe abantu boga ubwo ku manywa twirirwaga twicaye nk'abagenzi bateze ariko mudateze koga umuntu agaprofita nyine agakaraba amazi y'abagenzi gute twamara koga nyine muri gare aho Rubaga Road ni gare nyine izi Jaguar ziparikamo hari abagenzi baba bagiye ahantu henshi za Kiboga bagiye za Juba bagiye za ahantu henshi nyine uduce dutandukanye twa Uganda n'iziji naha mu Rwanda tukoga twamara koga hari n'agapromosiyo k'icyayi kahaba n'akagati ukagenda nk'umugenzi nkahita mfata icyayi n'akamukaru byanjye bitishyurwa se ni promotion nyine y'abagenzi muri gare buri mugenzi wese arayihabwa cyane arayihabwa upfa kuba wateze Jago abacago wabaga nk'umugenzi wa Jago gusa ugafata nawe mu Rwanda ubwo akagwa utanetse kanye tiketi nari nzifite ariko nyine zarangije mark yangije umugore kazinywera umwe niwe wandebye aravuga ati ariko shati buri munsi uratega ati ko njya mbona se utajya usohoka muri gare mbonye bari kungendaho cyane rero nibwo hari umuntu wadukunze ajya kuducumbikira turi 2 ubwo buzima bwo muri gare naho maze bigiye kingana iminsi 4 birarira muri dushe turara twicaye nyine hari intebe z'abagenzi
ziba ziri aho ariko mu kadushe umuntu akajyayo mu gitondo nyine koga ziba zihari nyine ziri public ubwo umugore umukobwa reka tumwite umukobwa we yari yarumiwe ariko nkamwemeza uburyo nge ndi intare ndi Lion na n'ubu ngubu sinzi iyo yagiye ubwo uratubwira ko mwatandukanye komeza ubwo hari umuntu wadukunze yaraturebye ubwo n'imitwe yabaga ari myinshi aramwegeye ndamubwira nti rero twaje gusura sister wacu inaha ariko twaramubuze twageze inaha batubesha akazi ni none twarakubititse atujyaniwe dukubitaho iminsi 3 tumeze noneho nk'abantu bageze ibwami kuko urabona iyo life nyine twari tuvuyemo naho twari tugiye noneho turaryama no ku buriri byabaye fresh noneho nyuma nibwo yarashenye yaravuze ati rero umugabo wanjye yari umudamu yaravuze ati umugabo wanjye agiye kunyirukana kubera mwebwe nimushake iyo mujyo ubwo kubera bari baratumenye aho muri gare ya Rubaga Road twavuyeyo tusubira mu Gisenyi twaraye mu ntebe bwa mbere bwa kabiri umuntu mwaraza ati ni mu mpebe itambuliso byanyu babyita ibitambuliso ibyangombwa ndamurimanganya mu gihe ndi kumurimanganya navuga ati tujya kubateka ku polisi kubera uwo mukobwa nyine yamaguruye sinzi ukuntu bamurangariye tubaciye muri humye turagenda twihisha ahantu bita kwa Kadafi ni ku Muzigiti turarayo twicaye muri jaride nibwo bwakeye dusubira mu Gisenyi n'ubundi umuntu aduha lift ubwo naka lift nyine ubwo twari twarasaze twari twarabaye nk'inyoni nyine abanyoni ubwo nibwo natse lift mbwira umuntu numvisha ari kuvuga ikinyarwanda ndamwegera ndamubwira nti byaranze ndamubesha twarakubititse ni umuntu yaratubwiye ngo agiye kuturangira akazi ntitwamuhaye n'ibyo twari dufite byose ariko hari ukuntu nyine abantu bakubona bakabona byanze bakaguha nyine nk'uwo umutwaro ni 10,000 by'ishiringi ariko nkagenda mbere y'ibindi byose icupa kandi kugotomera ibindi by'ibiryo byo mu kavera bikaza nyuma kamuhereza nawe akarya ubwo nibwo numvisha umuntu ari kuvuga ikinyarwanda mwaka lift amubwira nti dushaka gutaha araducyura atugeza ahantu bita ikabare twara ijoro ryose tugenda muri basi tugera ikabare ati rero njyewe ndagarukira hano ati ni mwiyeranje ubwo twavuye ikabare turi kuvuga ati uko byagenda kose turi gutaha iwacu ati mpaka Cyanika mu gihe hari abagenda bari kuvuga ngo mpaka Kampala cya kirongoryo ngo cyari kigiye kigeze ngo ku Mineke mpaka Kampala mpaka Cyanika twavuye ikabare n'amaguru tugera Gatuna n'amaguru twagiye urugendo rw'amasaha 9 niba atari 10 n'amaguru ubwo nabwo duhura n'abantu baradukunda nanone dusanga batetse utwo turyo ubwo mu nzira byari ibibazo njye narakubirwaga nkajya munsi y'umuhanda nyine mu mukenke ariko ubwo nkaba nkifite nyine umutima w'ubudije umudije ukomeye cyane w'umubaninzi wakamejeje wo mu Rwanda ako kantu nari nkikagendera n'udustile nagiraga turimo akajire k'umutuku abantu baranzi cyane nako nari nkikambaye ariko narahorongotanye narananutse byo ku rwego rwo hejuru birumvikana ubwo nkakubirwa nkajya nko munsi y'umukingo ngo ndebe ukuntu nirwanaho ngo nitume hagafunukura urwuguka urugazi
ubundi se habaga harimo iki? nta kintu cyavagamo. ubwo nibwo twaje tugera i Gatuna, niho natiye umuntu telefone, abo bari badukunze bari kutugaburira, mutira telefone ndahamagara grand frère wanjye, ndamubwira nti byaranze nyamara, anyoherereza 6,000 by'amanyarwanda, umuntu tumuha 1,000 aratwambutsa, tugaruka mu Rwanda tumera nk'uko Miriyagu yaririmbye amaze kwambuka inyanja itukura. ubwo umukobwa nari naramukwikiye yaratangiye guciragura, ntabwo byari kubura. ubwo ikintu cya mbere yariye ibinyomoro cyane, yari ibinyomoro 5 hari niba atari 10. tubona amafaranga y'u Rwanda ari gusohoka ari make. mu Buganda irindazi rigura senyisa, mbona inoti ya senyisa mu Rwanda iri kugura ibintu byinshi. ubwo twaje tuguma ahantu bita mu Rukomo, ariko ngewe ubwo nyine byari byaranze, narasaze tu. mwarambutse mu Rwanda? twambutse mu Rwanda tugera mu Rukomo. Burasirazuba. grand frère yari amaze kunyoherereza amafaranga, ni Gicumbi. Rukomo, yego. tugera mu Rukomo, tubaho ubuzima nyine bwiza. bwiza gute se ko nta mafaranga nyine? ubwo buzima bwiza ngiye kukubwira, inkweto nari mfite zari zarampfumukiyeho, utubogisa twarabaye deshire. ubwo nkodesha akazu tukabamo, ariko niho nagendeye buriya hari ibintu umuntu acamo. nibwo nagiye noneho ikintu bita umwenge ndakinywa koko. bari kubaka umuhanda Gatuna, Rukomo Gatuna, ajya njya gukora ikiyede, iby'ubudije byagiye hasi, ajya gukora ikiyede, amafaranga ntahanye, aho kugira ngo nzamukanemo izo ntoryi nako gatsima, nkayakatana muri Kanyanga, barazipimaga icyo gihe. ubwo nkataha ndi kwisogongerereza umugore ifuke. nta kintu wataha? nta kintu natahanye, kandi atwite. ndi kwibuka hari umutipe wigeze no kumusukisha, ibisuko ndabikurura, mbimuziritse nabihambiye ku kaboko ngo uwo mutipe atamujyana. mbese nyine rwari urugo rusekeje, urugo rw'umusinzi. nyuma uwo mukobwa yaje kuvuga ati rero reka nigire iwacu, ati no kukubona twarakundanaga, no kukubona umeze gutya, ati nabyo ubwabyo byanyica, n'uwo ntwitaga. nibwo yigiriye iwabo, nanjye ndamanuka nzi iwacu. noneho manutse, papa wanjye ndebye agirira impuhwe, aravuga ati uyu mwana wanjye. tutari twakomeza aho ngaho, uwo yarabyaye umwana, uwo ariho yarakuze. ariho yarakuze, ubu agiye kujya mu wa mbere segonderi ubu ngubu, kuko yavutse muri 2014. reka da, ufite umwana w'imyaka 11 cyane. namwise n'izina ryanjye, ubu yitwa Ndayiragize Debora. ubwo ntago buriya iyo wicaye imbere ya kamera, ukuri nicyo kintu cya mbere kiba kigomba kwiganza cyane. ubwo buramanutse, umugore muratandukanye, turatandukanye, subira iwabo. yigira iwabo, nanjye njya iwacu. ariko ageze mu rugo bangirira impuhwe, bampa n'akazi, ariko nari mfite igikomere, kuko nararebaga ubwonko bwanjye bwiberaga nyine ahashize, hiberagamo videwo y'ibyo nakoraga kera, ko naribonaga nkibona njye ndi kubaninga. nibwo buzima n'ubu sometime kajya kaza, ariko kagahita kagenda.
noneho nkareba ibintu byambayeho mu Buganda. Hari aho ujya kubona ukabona umuntu yibye nk'akantu baramukubise byo ku rwego rwo hejuru. Hari ibintu byinshi nagiye mbonerayo ku buryo n'ubu kubyakira usanga byarabaye cyane. ubwo mu rugo bankubita akazi ariko bakankubita hari akayoga bita gasikayi aho kugira ngo nkore akazi ibivuyemo byose bikigira muri sikayi birangira na ka kazi kananiye. ubwo urugo iwacu mba ndahatorotse mba ngiye i Kigali. noneho i Kigali ubwo mba nderuye nshaka ipiki n'igitiyo nkajya mbyukira ku ndege aho bita Mwizindiro. hari indege ihari. naragiye nkora ikiyede. noneho kubera ko nari mfitemo akantu k'agasura ngo dore ngo haje n'abanyeshuri. buriya iyo uri umunyeshuri ukajya gukora ikiyede abantu bita baryaka ariho baba bakimenyeye. isima ni wowe bayituma bati bari abanyeshuri bateteye ku ishuri buriya niwe urazana isima nko gukoresha ikosi. buriya iyo ari inzu y'umuntu bari kubaka haboneka akantu ko gucukura karugari. umuntu mushya niwe ugacukura bati vuba mukureho na biriya bikwi. atera imodoka igiye kuza kubipakira. kumva umukapita ati hari akantu k'agasingi tugira vuba. tugira vuba shati ati nabonye unafite kuraje uti harya iwanyu ni. naragiye nkora ikiyede barankoresha ikiyede. noneho ni matahane i Kigali nta mafaranga arara. bakampemba 2,250 nkagenda nkayanywera yose nkarara ntanasamuye. mu gitondo nabwo nkabyukira mu kigage ndagenda mbakayoga. noneho byanyabyo uburyo byageze aho ndiheba burundu. n'umuntu uri kutwumva ndabizi murahari bakuzi cyane inzoga murananzi. noneho murananzi ninjye muntu wa mbere wageraga kuri kontwari nkakubita icyuma. hari inzoga zitwa icyuma nkakubita ku munwa nkaterera icupa hariya. ariko nkibaza ibyo byose byabaga kubera izihe mpamvu. Kigali maramo umwaka umwe. uri kuri icyo kiyede 2 3 4 5 6 7 ariko ndabyibuka nkora ku kazi nambara bodaboda zidasa. kandi ibyo byose uri kubikora ewana kandi nkora akazi buri munsi mpembwa buri munsi kandi ku ndege nta muntu wajya guntanga kuguruka. bari banzi nitwaga Robert. ariko twagera mu kazi nkavuga ni mwabasenzi mwe ninjye ndi umudije buriya. baturi umudije atajya kunjabuye ku ndege. hari ikintu duteruraho amabuye bita ihene. bati nimurebe wa mudije ati niwe twabonye ufite imbaraga. ninjye wajyaga ku ihene, ninjye wacukuraga imisingi, ninjye wajyaga kwikorera isima ziguzwe. nabaga mfite kuraje kugira ngo mbone amafaranga yo kunywa inzoga. hari inzoga bitaga ka Musanze. buriya Musanze ni inzoga yari ikaze. nigeze kunywa Musanze 5. ubwo abantu banyweye inzoga ubwo muri kubyumva neza Musanze 5 ukuntu nabaga meze. narahagararaga gutya nkamanuka dumburi nk'urufuka rw'ibirayi ariko nkongera nkahaguruka. nka telefona papa nkamutuka kuri nyina nka telefona abavandimwe banjye nkabatuka. nahoranaga imitwe myinshi. hari ukuntu ngiye nshobora kugenda urumva ubwo ndi umusinzi nkagenda nkumvikana n'umuganga bakanciraho nk'isima
none nkahamagara abavandimwe banjye bose n'ababyeyi nkavuga nti imodoka yarangonze ahubwo n'igihe wakigeze gukwirakwira ko witabye Imana ubundi nacyo oya icyo ngicyo nacyo turaza kukigeraho ubwo isima ishobora ubwo nkahamagara nkavuga nti naravunitse neza amafaranga akaza ayanywera iminota 30 ndi umuntu utaragiraga gengo yo gusangira nayo igikundi ndi wa muntu ugenda nkavuga nti mu micupa kahitanywa volute nka 85 kahita nsohoka mu kabari kugira ngo nemeze nyine abantu bari aho ngaho ubwo nicyo twita chronique hari umuganga nyine wanjye niwe wabinsobanuriye ntabwo nabeshya ubwo hari ubwo nari naranakutse hari amafoto nyine muri episode nyine ya kabiri y'iki kiganiro uko nakijijwe muri kubona ukuntu sigaye meze abandi bose abantu munzi twagiye dusangira inzoga Yaounde kwa Mode abo twasangiriye Nyarubande kwa Kazungu abo twasangiriye Nyamirambo aho bita kwa Kacu aho twagiye dusangirira mu Kiderenga mwese ndabizi muzareba ubutumwa muranzi neza ukuntu abo twasangiriye Roveni bo rwose murabizi ariko ahenshi habaga ari kwa Kazungu bambika ngo napfuye rero twakoreye umuntu twagiye kumena beto ahantu buriya munambabarire nyine abantu bakora ako kazi k'ikirya kariho bo barabizi ni abantu nyine kwiyakira biba byaranze twamenye beto tumaze kuyimena umuntu abaravuze ati ngaho nimutonde hariya mbandike dutonde hariya utwandike umwe avamo aravuga ati dutonde hariya utwandike aho kuduha amafaranga aba mwashije urushyi ubwo akubise bo kapita wacu ubwo natwe nyine nk'ibikuke tuba turagiye natwe turamusumira tutahubwo duha amafaranga ubwo kubera yari akunzwe haza abantu bo kumutabara nibwo baje bafata amashevuro baradukubita ntabwo nzi nyine uko nge bambitse ariko mu minsi nk'itatu nisanze Kibagabaga ndwaye ntazi nuko nagezeyo ubwo ndatekereza ko aribwo bambitse nuko nguko inkuru nyine yasakaye ngo napfuye kandi mpari ubwo abamubonye wenda aravuga ati buri kudagenda kose yapfuye wabaye nyakwigendera umeze nka nyakwigendera ariko hari ahantu handitse ngo kubaho Uwiteka ngo nibwo bwenge ngo kandi ngo kuva mu byaha niko kujijuka mbonereho no kugira inama abantu bakimeze nk'uko nari imeze abantu babyukira ku kigage bakaba baranywa urwagwa saa sita bagiye muri poze abantu bavuga bati ntabwo twanywa ngo inzoga z'urufuro ngo nta kariro zigira mwese mpamvu Yesu bamubambye ameze gutya kwari kugira ngo arehereza amahanga yose ati mwese nimuze nanjye naragiye baruhura i Kigali waje kuva yute i Kigali ukuntu navuyeyo aryo buriya navuyeyo ntera umujyi wa Kigali buriya kuwuvamo byageze aho karitsiye zose barahamenya buriya nigeze no gufungirwa kwa Kabuga ntabwo navuga nyine ukuntu haba hameze
ubwo naba ngiye kwinjira mu zindi gahunda nyine wenda zo kujya kuvuga ibintu nyine ntagenewe kuvuga ariko buriya ibintu nge nanasubiramo kwa Kabuga buriya kujyayo nabyo ubwabyo wisanze yuko kuvayo n'ubundi nabyo ubundi wisanze kwa Kabuga kwa Kabuga n'ubundi twari turi kumwe noneho patrouille iratambuka y'abasirikare ndikomereza hazi y'abapolisi isanga twakamejeje icyo gihe hari akayoga kari kadutse kitwa Speranza Coconut nari maze kunywa enye ndahano bita Nyabisine enye ni nyinshi mwa bantu mwe muri kutwumva enye ni nyinshi ubwo nibwo abapolisi banyuzeho ndababwira ntari kubundi nkamwe mwagiye muri iryamira ko mwageze iyo mugera discipline nkeya ko arabo babwiye bati mufata abo bana ibyo ari kubibwira abandi abapolisi timufata izo nzererezi wari kubwira abapolisi ati mwagiye kwiryamira nkamwe ubundi muba muri kugenda gendera ijoro mugiye tukagiye mukiryamira tayari baba baratwaye ariko ntabwo nagiye nyine najyanye n'abandi nyine baratujyana kwa Kabuga ukinjirayo hari abantu baba bafungiweyo hari icyo bita kugusuhuza ni inkoni 3 zo kugusuhuza inkoni nziza zikaze noneho bamara kugusuhuza n'izo nkoni 3 ni abantu nyine baba bafungiwemo nabo ukajya ku kiraro hari ukuntu umuntu ashinga amaguru hasi agashyira amaguru ku rukuta ugakora ikiraro izindi 5 zo gukora ikiraro nyine bayita bridge kwambuka ikiraro kikujyana nyine ku buriri aho uraryama ubwo kugusaka niba ufite 1000 ni inkoni imwe niba ufite 2 ni inkoni 2 niba ufite 50 ni inkoni 50 bande babikoze abo usanzemo nyine abandi umuntu abanyeshuri abarimu babashinzwe kugutoza twebwe niko byari bimeze iyo basanze nta kintu ufite rero nta natanu ufite uburinze rerezi nyine nta n'ipete uba wanahabwa wabujije ibyangombwa ni ukugukubita inkoni 3 munsi y'ikirenge zo kugira ngo ujye uramenya aho ukandagira ujye uramenya aho ugiye ubwo tukagenda tukajya aho bita mu gihodi kutwereka noneho kutugeza mu ngoro kwa Kabuga amaze igihe kingana iki? Namazeyo iminsi 5 uvayo iminsi 5 inzererezi ubundi ntabwo zijya zirenze iminsi 5 uvayo ugaruka muri ghetto niba ngaruka muri ghetto nasanze nyiribyondo nyine yaragigiye ndagenda ari ahantu najyaga nyine njya kugangika ku giti intozi zigeze kuhandira icyo gihe ndabyibuka abantu buriya niba hari ibintu biba ku muntu ngo azabibwira abantu nimba hari ibintu biba ku muntu wenda ngo bizagira abo birokora ariko hari ibintu biba ku muntu kanamusaza ngo ikitakwishe kikugira umunyembaraga ni ukuvuga ngo ibyo byose wanyuzemo hari uburyo buriya hari izindi mbaraga byajyaga bigushyiramo nanga indi resistance cyangwa se ubundi bwenge imbaraga zo ntazo kuko byose naragendaga nge nkiyahuza inzoga tu kuko hari ndi kwibuka hari n'igihe nanywaga ndi kuvuga ni izi reka nkwe wenda nzinde buce nanapfuye ashabaye mu buzima bukomeye corona yaje ese buriya kugira ngo ube muri ubwo buzima urumva wabaye mu buzima bukakaye ubaho nabi cyane kandi uvuka mu muryango ukomeye sibyo utabizi kuvuka mu muryango ukomeye umuryango utunze imodoka umuryango narigiyemo gutwara moto n'imodoka narize mfite certificat urumva ari umuryango utiyoroheje kabisa wari umuryango utiyoroheje ubwo ni gute wabaga muri ubwo buzima uzi ko mu rugo noneho
ari ahantu hari gutemba amata n'ubuki. Icyo cyanyicaga cyane rero. Kandi ntunagupfa ngo gutinda njye mu rugo ukanguka buguma. Nabaga mfite ubwoba bwo kuvuga ngo reka mbe nagenda nsubire mu rugo. Kuko nabaga mfite ubwoba. Se barahamaza studio wayishize he? Abo mwakoranaga wigishije n'akazi reba aho bageze. Kavuga ni ngewe reka nigumire muri Kanyanga no mu byuma. Nge ndinywera n'urwagwa umwe n'urubetezi hari akantu ko hasi ngo niyo nzoga bitende. Narazinyweye koko. Kandi sinajyaga mu ndaya. Kwabo kwinywera kabisa. Naranywaga sinsinde. Aguma nteka imitwe ngo ndebe ko nabona uko nabona andi mafaranga yandi yo kunywera. Ntabwo nzi ukuntu byaje kugenda. Ahanini abantu turahura bakambwira batari ko se koko waragiye haza undi byagenze gute? Ni wewe cyangwa none? Nuko nguko byagenze. Nukuza kwisubiramo mera nkaho mwana w'ikirara uravuga uti ibi ndimo ntabyo kansubira imuhira ati nubwo bwose ibyanjye byose nabyaye kwaya. Kandi natumva kwaya nko gusesagura ibintu byaho nabigushizeho nta yindi hose kavuga uti nubwo rwose nakoze amakosa kandi tureke imbere y'ababyeyi. Nahakana ko buriya mu bantu nubwo wenda nahindutse ndi mu bantu barumbiye famiye. Kuko nabaga nagiye nko gukamera mu bukwe bakavuga ati karakana kari gukamera nakanje fashe kamera gutya. Ibyo bintu ubwo akimara kubona byaranze yaravugaga ati mbego mwana nabyaye we. Ibyo nanjye bikambabaza. Nyuma nibwo naje kuzenguruka Kigali. Yageze aho quartier zose baramenya kuko buriya iyo ugiye kujyana abakozi mu rugo rwawe ngo bagukorere hari ukuntu ureba ukabona umuntu afite agatelefone nubwo kaba kazirikishijweho fimbo ariko aragafite. Ariko nta gatelefone nari nkigira. Nta bodaboda zari zarapfumutse. Ipiki n'igitiyo. Ipiki yari yarabaye agafuni, igitiyo cyarashaje. Hari urusengero bubatse ahantu bita Mwizindiro mu Gashangaga hari hepfo y'Agakiriro kigeze gushya. Nigeze kurucukurira imisingi iyo mbyibutse nanjye ndahahamuka. Abapasiteri bakajya bahagarara bakareba bati yampaye bata. Buri urano umuntu ubwo wari wacowe nka matera zingahe? Ubwo ni metero ebyiri. Ubwo uri kubona ubwo byandenze metero ebyiri. Noneho barebaga ukuntu ndi gutiyura ibyo bitaka n'ukuntu ndi kwinjiramo inzagwe byabaye inzagwe. Bati uyu muntu ntabaho kabisa. Bakampa amafaranga nkagenda nkaryaho ibiryo kwa Gasongo nkanywa n'ikigage andi nkayanywera harara nkuyeho. Naragiye kwa nabi bigeze aho Kigali yose iramenya. Mu gutaha ubwo mu cyumweru nararaga muri rigore nk'inshuro 3-4. Ubundi bugaca nkasanga nakubiswe n'abantu ntazi nasinze. Ubundi nkasanga naraye ahantu hateye ubwoba. Hari nubwo twabaga tugiye ahantu bita Nyabisindu Kimironko mwirimbi rya Rwabijojero. Hari ubwo umuntu twagendaga twasinze baje ugasanga naraye ngaramye nko ku runtu rw'uruturo. Ibyo biba bigize biriho amakaro n'iki ateye ubwoba cyane ariko kubera ubusinzi ugasanga naraye mpagaramye. Buriya umusazi w'inzoga atandukanye cyane buriya n'abandi basazi kuko aba yarabaye ikindi kintu utamenya. Muzajya mubabona. Hari abo njya nyuraho nkavuga nguyu buriya
umusazi w'inzoga aba yarihebye cyane, aba ari ikintu giteye ubwoba. Uw'itabi naryo nararinyweye, hari aho akamwe kavuga ati akareka ngapisike ndaza kuko ngo nimugoroba, niho umunywa ataba atandukaniye n'uw'inzoga. Ariko uw'inzoga naho bayisinze we bayihagaritse warayisinda. Ariko uw'itabi hari ahanyura akabona agapamba bagataye akagatoragura akajya gushaka ikibiriti akakanywa, amacumu yaza mu mutwe akamenya ko arihisha. Ubwo Kigali yose yatangiye kumenya, uzabibona muri komenti. Hari abazavuga bati uwo muntu turamuzi cyane, hari abazavuga bati nimba yarakijijwe rwose Imana ishimwe, hari abazavuga bati bamwambitse imyenda myiza kugira ngo abakorere ikiganiro kuko banzi neza batabyizera. Hari abazavuga bati Imana ishimwe. Ni benshi nabi umuntu kabuhariwe. Ntabwo navuga ngo nawe urumogi, kuko akamogi iyo umusinzi akuruye umutima urakubita ukenda guturumbukamo. Ariko ibitabi bisigara byo narabinyoye ku bwinshi. Nibwo naje kubona ko Kigali ho byageze aho biranga. Nta muntu mu barara banjye, nta muntu n'umwe noneho wemeraga ko twabana, nta muntu n'umwe wemeraga ko namubera mu gipangu. Ubwo nibwo natashe ngaruka i Musanze nkajya ngenda nkajya kugangika kwa muganga ku bitaro se. Nkamera nk'umuntu urwajije nyine, nkagenda nkicarayo ku ntebe nimugoroba, abasekirite baza akavuga nti nge ndwajije, mfite umuntu ndwajije. Bwaca ntago nzi ngo naryaga nte, byari birebire. Nyuma nibwo naje guhura n'umuntu wari uzi n'iwacu, umugabo ubu bamwita Gasana Derfe. Niwe wavuze ati nshobora kugushakira umuti ugakizwa. Uwo muti ni imiti ituruka i Bugande, ntiwamenya ukuntu babivangavanga. Yaramvuje bitangira nyine gake gake kugera aho njyanye mu rusengero, nkabona nyine igisirimba cyane cyane nk'iyo bashyizemo nyine nk'igisirimba, aho kugira ngo ngewe ngende mu muziki ntangira kurira kuko mba mbona bitabaho. Bakavuga nti aba bantu bishimye gutya se ubu banyweye ibiki, ibyishimo babikuye. Njye nkarira bitangira gake 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 kugeza ubwo nabiretse. Ariko ako gati yarakamaga nkanywa agafuniko. Gasana Derfe warakoze, dore uko wangize, dore ahantu nicaye. Abenshi rwose bazi ko bitagombaga kubaho. Biragaragara ko hari impinduka. None se Enoch, ubuzima bwose wanyuzemo bwakwigishije iki? Icyo bwanyigishije ko buriya ikosa ridakosorwa no kwiyanga. Kuko kuba naragiye abenshi bavuga ko nyine ibiyobyabwenge buriya ari urumogi n'itabi, inzoga iragatsindwa. Inzoga, umuntu wishwe n'inzoga. Nagiye mu nzoga ziragenda zimbera ikiyobyabwenge, ndagenda mpfa mpagaze. Buriya ni uko twaciye mu ncamake, mpfa mpagaze. Byanyigishije ko kwiyanga atari cyo gisubizo cy'ibibazo cyo gukosora amakosa umuntu aba yarakoze. Kuko byatangiye ngiye nkora muri studio ndi umuntu w'umugabo meze neza, ariko akarori twagiyemo n'abajama tukanywa inzoga yitwa Top Secret, ngiye yarandyoheye nibagirwa nibagiwe kugeza kuri etape yo gufatiraho nibera zezenge. Icyo wabwira abantu
badukurikiye bashobora kuba bari mu buzima kuko wari urimo cyangwa bari mu biyobyabwenge cyangwa se bari abantu bameze nk'aho batafite adresse urumva niki wababwira? Icyambere hari ababa bari n'abasirimu bafite n'akazi keza ariko bakaba bitwa ko nyine ngo barwaye ngo inyatsi. Yego. Buri urebye neza iyo nyatsi ahantu ituruka uhembwa 200,000. Yego. Ariko mu gitondo mu icupa, saa yine mu icupa, saa sita mu icupa, nimugoroba mu icupa. Ahantu batanusura ku kabenzi aho ni wowe uhazi. Uri umusore ugize imyaka hafi 36. Iyo nyatsi urwaye ahantu ituruka njye nyirwaye imyaka 10. Ahantu ituruka urebye neza wasanga ari muri ibyo bintu byose ufata. Ariko n'iki gihe n'abaciye mu byo mufasha bita ubusinzi mu rubyiruko usanga ariho banashyize n'imbaraga nyinshi kuko n'izo mbaraga z'igihugu zuba. Wagira inama nk'urubyiruko cyane cyane kuko ni benshi urabona uko umunsi uri kuza n'undi ukaza bari kugenda biyongera. Umuntu wabaye muri ubwo buzima wagira iki urubyiruko rwo muri iyi minsi kuko izo mbaraga z'igihugu zubaka kandi umva nubwo ubu tuvugana babivuyemo ariko byakugezeho ingaruka cyane. Ni ukuvuga ngo urubyiruko twiga bari kutwizeza ko tuzagera hanze tugahita tubona akazi. Nta mutica wakubwira ko uzagera hanze ntubona akazi. Iyo ageze hanze rero akabona akazi nanone gahari kaba ari akazi ko gukoresha amaboko gusa. Kandi abenshi ni abamonga babigize abamonga. Kandi abenshi baba barize nyine ibintu by'ikoranabuhanga, baba barize amamate. Niho usanga nyine bitekerejeho bakumva barihebye. Ngewe inama nabagira ntabwo mbabujije kunywa, ariko niba uzi ko ukunda agacupa unyuze kuri shansiye ntushatse izo bote ngo ugende ujye gukorana n'abandi, iyo nzoga uzayinywesha iki? Uzateka imitwe se kugeza ryari? ngo nyine ngo hari ahantu twari twagiye ngo twari twajyanye imodoka ngo idupfumukiyeho ngo wanyoherereza ngo 10K. barabikora namwe ndabarahuye nyemara abantu bari ngo wanyoherereza ngo 10K tugahomesha ipine ngo ko ndahita nyakurura kuri konti nkayaguha ngo koko negisiyo zabuze. Ari ugeze kumpamagara nanjye anahera ikinyoma ariko nyuma naje kusanga nyine yarambesha gato. Yarambwiye amanga bageze he? Yarambwiye ngo ni ikinyoma nk'icyo ngicyo kabisa tunyereza ngo bingati ati 20-30. Niba arambwiye ngo niba ari ikirahure kimenetse, niba arambwiye ngo ni igiki kimenetse, amafaranga uramuha. Ariko ikindi noneho hari n'ababa bashoboye kunywa ko gatabi mu ibanga uko umutima ukuri kuri uwo mutima uba uri gutera ni nako ya mitsi ibiri kugenda iziba n'ibihaha biri kwangirika kuko bigeraho kakaguca intege. Mbese ubundi akarikeri kamwe uvuye mu kazi kagutwara iki? utanywera ya yose kamutwara iki? Nese uhamagara ufite sheri umuhamagara umubaza uti se sheri wariye? waryariye uramufashe. Abakobwa ikintu bakunda abasore bakora muhamagara umubwire uti sheri ko mfite n'igihumbi se buriya ntago wanywa amatsa, nubwo wavuga amatsa icyo gihe azavuga ati mbega umusore naho wariye wanyoye. Muhamagara umubwire uti se ko mfitemo 2 ngushyirireho 1000 cy'amamega umutemo none wamutamo gute? None kubaza ngo wariye waryanye kandi nta n'ikintu yiteguye kumufasha nosanga atariye. ngo ntabwo naba ndangije kaminuza ngo ngiye ngo mbe umumotari.
mu gihe ibintu wigiye bitari byaboneka kora icyo kimotari fata umwiko ucapire ucapa akazi kabisa batwara n'igare igare ushobora kutaritwara ariko ugasunikaho imizigo wenda ku buryo batabona kuri umunyonzi ariko ayo mafaranga bakayaguha iyo babona kuri umunyonzi ari icyambere ariko ukuntu bantu bacu ukuntu nsigaye meze mw'abantu mwe nase biragaragara ko wahindutse kabisa muri iyi minsi ufite izihe ngamba kuko urumva uri muri retari watakaje igihe niko navuga sibyo hari igihe kinini cyatakaye niba ngo aho uri ubu ntabwo ariho wakagombye kubura cyane ubu ufite izihe ngamba kugira ngo nibura we wagira karatrapaje nubwo bavuga ngo rotapasi n'urugendo rajana igihe cyatakaye ntikigaruka ariko nibura icyo ufite hari ukuntu wakimara ukagikoresha neza ukareba ko nibura ukuntu wagenda ukipera duke mu byo watakaje jisitoma ingamba navuga mfite buriya umuntu avuga ikintu bura ngewe nkimara kwerura ko ibintu nyine by'ibiyobyabwenge mbiretse kandi ibyo bintu byaragendanye nkubwira inama rero sasa icyo ni icyemezo gikomeye yego ugomba gufata kandi kikaba serious sibyo yego kuko uzi ingaruka byakugizeho zikomeye cyane ubwo rero hari ukuntu umuntu afata icyemezo ariko nyuma akajya agenda agiteshukaho sibyo niba ngo niba ushaka kugira ngo nyine izo ntego zawe zigereho urumva ugomba kwirinda n'inzira zikuganisha gusubira muri ibyo bintu sibyo rwose ukazibloka sibyo ahubwo noneho ugashaka ibintu bikugira busy kuko buriya niyo umuntu adafite iyo umuntu afite umwanya wo gupfa ubusa nibwo agenda anasubira mu bintu bidafite umumaro ugomba izo ngamba ukaba seriye ukavuga uti ndabiretse bivuyeho kabisa ingaruka zagizeho ndazizi ikafate undi murongo sibyo ugakomeza tubwire ingamba ufite ingamba ngiye mfite buriya biranagoye ni ibintu bigendana no kuvugisha ukuri ubu ingamba mfite buri gahirwe nabona meze nk'igishwamwenyo cyangwa se agace aho nabona uduhirwe hose ubu ndi mu rugo witeguye kuduprofita hari gahunda mba ndimo nta nubwo wapfa no kumbona ngiye ahantu niyo ngiye ahantu ni akagare nabyo ni byiza nibwo nibyo waba urimo byakagera amafaranga ariko nibura birakokipe yego ndi okipe ubu meze gutya ku buryo ako nabona kose ari gutya ubu ndi gushakisha ukuntu nabona agaperime watangiye gusoma ikintu cya mbere ubu ndi no gushakisha ukuntu nakiga icyongereza nkakimemorizinga kuko ibyo narinzi byose narabyibagiwe wagarukiye mu kwiga kwiga ubu ngubu ntago navuga ngo nagarukiye kuko kwiga ntibishira n'ubu ndakiga aho nacumbikiye naho kubw'umutekano wanjye ntabwo nahavuga kuko bitewe n'ukuntu abantu banzi hari ibigo byinshi biba bizaduha akazi navuga ngo nagarukiye ahantu abantu bazi ko ndi intiti hari ubushobozi mbufite ugasanga nyine baravuga ati kumbe okay good ubwo nta banga ririmo ubu rusengera he ubu ngubu nsengera mu bangirikani niho nakomejwe niho nabatirijwe ariko nakirijwe ku Muhoza muri ADPR ya Muhoza ndi kubyibuka abantu bansengeye ari nka bane bagupfukamaho kabisa bampa umugisha barangije bansomera ahantu hari handitse ngo nkabaza ndagutabara ngo nkwereke ibikomeye biruhije utamenya ako kantu ndakagendana iyo ndi kumva naniwe mu bwonko hari ukuntu banyigishije gutabaza niko ntabaza ariko nanone iyo wazahajwe n'ibiyobyabwenge
abantu baragenda bakagushyiraho ukamera nk'umuntu wapfuye kandi uriho. Yego. Ukumva ndi jyenyine, nkabona ndi jyenyine, ariko amaraso ya Yesu atanga amahoro yo mu mutima. Ubu ngubu hari ukuntu twabaga turi nko mu rugo, ukumva wenda nka papa aravuze ati uriya se ko ari umusinzi, mbese nyine narabaye gutya, ariko aho Imana nyine itereye umugisha, abantu bose baravuga, baba bashaka no kumva nyine ibyanjye no kumva igitekerezo ndatanga, ariko koronike y'ikintu runaka, ubukene gitera ubukene, nta mukene ugira ijambo. Buriya umukene nubwo yaba ari siriyasi gute, iyo uvuze mu bantu baravuga batari gusakuza, iyo umanitse agatoki mu nama baravuga bati buriya yanyweye yasinze, tamaze gushyiramo agakoni. iyo ugerageje kugira uko waba uri siriyasi kose baravuga bati titore kandi buriya mwamuzanye gute, iyo yicara mu gikari nuko. ariko uko meze kose biragaragara ko ufite icyerekezo cyiza. nuvuga ngo buriya ubuzima ni twebwe duhitamo. Imana ngo yadushyize imbere inzira ebyiri ngo duhitemo iyo tugomba kunyuramo. Buriya ubuzima bwacu, future nanga hazaza hacu hari mu biganza byacu, sibyo? Ni twebwe tugomba kuhaharanira, tukahashakisha, tugashakisha ayo mahirwe. Numvise ufite ingamba nziza zo kuvuga ngo amahirwe nabona yose nayabyaza umusaruro, ko yaba ameze kose. kuko icyo kintu gikomeze kandi unayashakishe, sibyo? ntabwo uzicara ngo utegereze ko amahirwe yizana. kandi ikindi nyine ubwo utangira uhindure abantu mugendana, sibyo? uhindure inshuti, ubane n'inshuti z'umumaro, sibyo? zaze nizo gusubiza muri bya bintu wabayemo, ushireho towa, sibyo? Towa kabisa. so rero kuvuga ngo abo bantu ngo urabanze ngo bajugunye kure, muzahura musuhukanye n'iki, ariko umwanya ubi mu mwanya, kuko nta bintu byiza baba bakujyanamo cyane. ahubwo utangire noneho ubane n'abantu bakugira umumaro, abantu baguha ibitekerezo, urumva, abantu bagutaransformamo umuntu muzima, sibyo? ikindi ubwo discipline yongere yizamure, kuko buriya discipline niyo ibintu byose discipline kabisa. ahantu hamwe akagera ubwenge ngo bwakugeza ibwami, ariko discipline niyo igena igihe uzamara. ubwo discipline nayo ni key, urumva, nayo ni key. yego. ubwo rero uko bimeze, ababyeyi bawe mubane neza, mu communicating, sibyo? ubu tumeranye neza cyane. ububahe, urumva, nibongera kugira amahirwe akagira kandi kantu bavuga ati umwana nubwo byagenze gutya akatugire, ayo mahirwe ntuzongere kubapfusha ubusa, sibyo? nawe ndabizi ikiganiro bazakibona, amahirwe ya kabiri, cyangwa se ukabona n'ubundi buryo guha amahirwe, sibyo? nk'ubu uzayabyaza umusaruro, uburyo nta kabiri ku mugabo byabaye ntibizongere, sibyo? ariko Imana ishimwe aho bigeze, ndabona ari sawa. tuzi ko n'ibindi Imana izagushoboza, kandi natwe twese turahari n'abandi, aho wagira igitekerezo gikeneye support, we are ready to support ibitekerezo, ndetse no mu buryo bufatika uko byashoboka, sibyo? nk'ubu njya mbona abo twagiye tuzamukana, abo ba Edmo, abo ba Stone, abo ba Jean Marie, ba Janvier, ba Moses, abantu benshi nyine twabaga turi kumwe muri systeme. iyo ndebye aho bageze, ito ndeba ngewe aho nari naragiye, nkasanga cyokoze icyo nkuyeyo nuko mwaba jamama. igihe uyipfunduye gutyo ukayigotomera, ujye umenya ko ahubwo ntabwo buri kuryoshya, ntabwo buri kurya ubuzima, ahubwo bwo buba buri kukurya, kuko logehete
hari igihe kiragera ukavuga uti mana yanjye nakoraga ibiki, ugashaka gusubiza inyuma bikanga, ariko aho bigeze ni heza, aho bigeze ni heza. uwo nabwira nti kwiga buriya, yego papa yigeze kumfata akaboko agiye kunkubitira ku ishuri, ndamwikura ndiruka, yego ariko na n'ubu ari we ari njyewe nta muntu n'umwe urabyibagirwa. mwese murabyibuka iyo iyo ndebye ahita avuga ati nanjye namureba nkahita niruka igihe namwikuye nkiruka. ubuntu uzi ko utize, kuba utarize byonyine uri mu bibazo, uri kuba nubwo waba ugira amanota 56 kuri 80, nushaka ukora iyo bwabaga ayo manota yandi uyongereho, kuko iyo utizeho noneho biba ari bibi cyane. hari n'ibintu bitubaho kubera ko umuntu atakandagiye mu ishuri cyane, kubera ko nta judgment ngewe ngo ukumva nk'umusore aravuze ati ngewe mani, ngewe ibintu muba mumbwira mwaba mere mwe. iga abo bakobwa beza ubona kuri social media, izo modoka nziza, izo iPhone, mwa bakobwa mwe muba muvuga ngo muzazikorera ngo akazi kose, iga ntacyo utazageraho. iga kabisa, ukore nuko ewa. ndagushimira twagiranye ikiganiro cyiza, ndibwira ko namwe cyabaryoheye. wenda muri comment muraza kutubwira uko mwabibonye, niba murashaka kazagaruka akaduha n'indi za kabiri, version ya kabiri, kuko uyu nguyu ntago ibintu yaciyemo ni byinshi. ndibwira ko twaciye mu ncamake, twagerageje gusummarizinga, ariko yatuganirije neza, yabaye open, kandi na byiza buriya uko uvuga ibintu uri kuruhuka, uri gukira, hari ibikomere uri gukira, sibyo uri kugenda, hari ibintu ugenda wikuramo byiyambura, ukagenda uhinduka undi muntu mushyashya cyane. ubwo rero wakoze cyane. tuzagaruka ndi kubabwira noneho indwara y'akanyamerika. mu bantu batazi ikintu bita akanyamerika, abakobwa mwe muragatera, mwa basore mwe namwe muragatera, ndabizi. ikintu bita akanyamerika, icyo nacyo cyangiza ubwonko, uragenda ugasara kuruta. noneho abatekereza unywa itabi, unywa inzoga, utera n'akanyamerika, uri muntu nyabaki.